for money. Doesn't matter what you think somebody does. Money is money. Iyo ufite amafaranga nta muntu utekerezaho ese yakuyeho amafaranga. Amafaranga bafite yakuye he? Because we know the nigga used to live. Abwo ntabwo ngiye kuvuga cyane kubera bashobora kuvuga ngo Dumba nagira ikintu mvuga ngewe cya byarandakaje by the way byarandakaje mbonye platform yo kugira ngo expressing feelings yanjye. You don't have to say anything. Don't have to say anything at all. Just stay there and listen to me and let the followers listen to me whatever. I was Sindibo iri siti kuryanye nta nubwo rivuye nta nubwo muzavuge ngo ni Dumba nta hantu duhuriye wowe wanjije amatwi gusa nanjye reka mvuge. I was so mad and I was so disappointed that you cannot. Why would you even say hi to me? Like, who do you think you are? Like, money. People work for money. Abantu batekereza ntabwo abantu iyo bamaze kubona amafaranga. People don't care where you got the money from. They just care that you got. They only care that you have it already. Rero. Hey. Kanyuzeho nakazike. Even in the future, nitugira n'ahandi duhura mu kandi kazi runaka, ntuzasuhuze rwose, nanjye nzagusuhuza rwose. My hands right now are gold, so I don't touch mashanete bagurisha Nyabugogo ya 200. I don't touch that. So my hands right now are gold. But anyway, Melody wenda mushimira yamaye akazi. Bari sebuja bayishyuye. Batari sebuja bayishyuye. I don't care. Erega ntabwo abantu ntabwo bazi ukuntu bigenda. Melody ari kumwe n'abantu badashona ari bushona. Noneho abantu bamwe bajya bibaza ngo Dumba ngo kubera iki ngo abantu bajya babona nkunda Melody bakagira ngo ko Kigeli ngo aranyishura. Oya Isimbi ntabwo ari marabi ntubona ukuntu bitandukanyije. Shiri wanje ubona ukuntu Isimbi nta bitandukanyije. Isimbi natandukanyije ko Kigeli na Melody. Yanda batandukanije pe. Nanjye munyakazi pe. By the way mudukundire Melody we mudukundire Melody the guy rwose ni munyakazi. Niba ari munyakazi ahubwo niba atari n'izina rye rido kuranga muntu abajya muri minaroke bamwe barishira kuranga muntu kuko the guy is a really worker. Niyo yakuri indirimbo ni trending today but tomorrow he will do another one. He doesn't give up. He's actually a motivated, very very hardworking young man and I love it. That's what we need. Abantu bajya bibaza Isimbi reka nkwereke kubera ngewe mba ndi hano kuri no mihanda nkuri ibintu byinshi n'iki. Abantu bajya bavuga ngo Dumba ngo ko Kigayeli ngo yakube ngo guha amafaranga ngo niyo mpamvu reka mbabwire bantu banjye. Bruce Melody uwahuye nawe ukaba inshuti ye azi kubana. Mujya mukomparana ewana niba ari umuntu uzi kubana ni Bruce Melody. Umugera gukompara ngo na theben diye ajya nyandikira agiye gusora indirimbo narangiza kandi narangiza kandi indirimbo iganje gutrendinga kandi amasini. Urumva rero abo bantu nabahuza gute?